When a man wants to get married, Ladies he's and only getting sisters, married truly for niriwe one neza reason. mugira Because let me amahoro. be honest with Rero you, ikintu the kinteye men can work and kuba provide for themselves. He doesn't need your nakora salary. aka He does not necessarily need video to gato cook, ni clean, ukugira ngo and have sex mbibutse because he can get ikintu sex from kimwe multiple women. gituma They're giving it out. A nibura lot of them umuntu can aguma cook mu and rugo clean. rwe Their mother taught agataha them, or they yumva can pay ashaka someone to gutaha get it. The akaza culture is asanga telling them these ashaka women do yumva not get married. avuga ngo So mfite why abo would a nsanga man go like past mfite what the ahantu culture is nkwiriye telling kuba him ndi aka and kanya choose to ni have a igihe wife? mu rugo Because rwe hari with a wife, ituze you can ari now nacyo have kintu nyamukuru love, gituma umugabo nurturing, yubaka support, ari nacyo affection. gituma This umugabo is what you ashaka can't get from a kuko roommate. So if yarakoropaga that mbere is not what inzu you yasaga lead neza with in your yewe relationship nta with n'ibyamuvunaga men, this bihari is nta why your husband is n'uwamubangamira now kuko yazanaga pulling away abakobwa because in the batandukanye akaryamana beginning you nabo gave him yari those afite things. umushahara But as you umutunze got kandi into the umuhagije relationship, you got ntamubaza bitter, ngo ukoresheje resentful, iki you wagize start seeing gute his flaws, you ariko start ibyo counting that against yagezeho him, you arabirambirwa start bavuga ngo measuring reka him against nshake other nanjye mba men, and umugabo now you're nubake pulling back irumva the yari love, akeneye the wowe affection, imana the yakuremye wowe nurturing. mugore kugira ngo ubituze ku mugabo wawe rero hamwe umugabo ku kazi byanze byagoranye ni wowe akeneye kugira ngo umuturishe umubwire mugabo mwiza azi wowe ari umwami ari king nawe gufate nka queen we avuga ngiye kureba mu queen wanjye like agukumbuye yumva bishaka rero hamwe akazi kose ukora simvuze ngo ntukore nubwo ngo umushahara we ntawe ukeneye ntagize gute kuko uri umuntu wo kumufasha uri umufasha we ariko akazi kose wakora ugomba kwibuka yuko iwawe ari wowe ruriya rugo niwe uri kontrol urundi iyo byapfiriye mu kumvikana no mu gutura umugabo tuza atakiribona mu rugo iwe ajya kurigura hanze kandi ubundi ntiyaribona amafaranga yose yashora ntaryo yabona rero wowe gerageza umuturishe ugerageza utume nibura ugerageza utume yumva ko atekanye mu rugo rwe ameze neza mu rugo rwe akwiye kugera mu rugo rwe kare rero ibindi byose bizaza nyuma bizaza ari umunezero kuri wowe wubahwe ukundwe mva urugo ruzakubana ubuki rukubane mayonnaise rukubana akadimu niba ari kukunda umva rukubana akayawurute niba ari kukunda rukubera amazi ari pure ari pire wumva uryohe utuje utekanye n'umugabo wawe rero ibintu byose wakora wibuke ko umugabo wagushatse yari afite akazi umugabo wagushatse yari afite abakobwa baryamana nawe batamubaza na byinshi yewe batanamwitayeho ariko akabona w'icyo ashaka yari afite umuntu umukoropera akamwishyura inzu igasa neza ibyo byose umenye yuko kuba yarakuze ntiyakuzanye nk'umukozi wo mu rugo ntiyakuzanye nk'umuntu uzanye umushahara ngo mugabane yewe ntiyanakuzanye ngo umubyarire kuko biranashoboka ko ari no kubyara hanze kandi abana akabitaho na nyina w'abo bana yabyaye hanze akabimwubahira kwa providing nyine ko atanga ibyo kurya atanga babyita nk'iki atanga indezo atanga indezo ariko ibyo byose yarabitayaza kugushaka kandi agushaka gukunza gukora muri bariya abantu bose bari buzuye isi rero tuma tuza nawe uzatuza mu rugo rwawe kandi Imana izabubakire nta kindi nkwifurije wowe washatse nawe utarashaka guteye amatsiko banze urugo ari rwiza ubwo uzi ubwiza bwarwo yandike muri commentaire kandi n'ufite amatsiko yo kumenya ubwiza bwarwo nawe wumva ubikumbuye nawe yandike muri commentaire ndabakunda cyane hamwe na Huguka.